aho ubukristo bwabaye ikibazo Kiliziya Gatolika butsindagira cyane yabupfukamira umwijima ukwira isi yitwa imyaka y'umwijima. Ubu turi mu gihembwe cya gatatu aho ijambo ry'Imana ryongeye kurasira umucyo ukamurika mu bana bayo. Uyu munsi akaba nta rujijo burimo, tukaba turi mu gihembwe cya gatatu. Isaha iyo ari yo yose Kristo yabyara, itorero ryataha isaha iyo ari yo yose. Ndabararikira bana b'Imana utekereza neza. Amazi ahagarariye Adamu wa mbere. Tugomba gupfa kuko Adamu wa mbere yatuzaniye icyaha. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 haranditse ngo, Abaroma 5:18 ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyahesheje abantu bose cyahesheje abantu bose urupfu, ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ari we Kristo gihesha bose ubugingo bugenje gute? Ubugingo buhoraho. Haleluya. Kubyarwa n'amazi ni ukwemera gupfa, ariko Imana ibyayo biratangaje, ishaka ko dupfa tukiriho, ariko Satani washaka yuko dupfa. Hari impfu ebyiri, munkurikire neza. Hari urupfu Imana ishaka ko dupfa. Imana ishaka ko dupfa kuri kamere, ariko Satani nawe arashaka ko dupfa. Ariko Satani ashaka ko dupfa tubuza ubugingo buhoraho, dupfa byiteka ryose. Rero Yesu yabwiye Nikodemu ko ikimukwiriye ari ukubyarwa n'amazi ndetse n'umwuka. Nikodemu, siga icyubahiro cyawe. Nikodemu, ndabizi uba mu nama nkuru y'igihugu. Icyakubera cyiza ni uko icyo cyubahiro ukomora muri sanidre ugishyira hasi aha twicaranye. Nikodemu, ndabizi uri umuyuda butwi. Icyakubera cyiza ni uko ubuyuda bwawe n'ubufarisayo bwawe ubushyira hasi. Nikodemu, ndabizi uri umukire. Ni wowe utumye uru rusengero rusuku nguku no utangwa amafaranga yawe kugira ngo rutunganywe. Ikigukwiriye nuko iyo mirimo myiza, haleluya, imirimo myiza nayo tugomba kuyihana. Nta kintu cyatuma dutinya ibitubabaza uyu munsi, uko byaba bisa n'ibiri butwice, bisa n'ibikanganye, waba ukwirengagiza byinshi Uwiteka yatunyujije mu byatugoye, ari Imana yabiturengeje. Iyo Mana iri ku ngoma ntabwizamuka, ifite ubuzima bwawe bwose mu kuboko kwayo ntiyikurinze. Yizere gusa wirekere ibyo byose bikurwanya, urebe mbere kwereka yuko ari Imana. Kuki se bahindutse indyarya? Ni ukubera yuko bagerageje ikidashoboka, bagerageje gukoresha umwete wabo, ubushake bwabo, ubuhanga bwabo, strategy cyangwa se uburyo bwa muntu kugira ngo babashe kuronka cyangwa guhabwa agakiza k'Imana, bikomotse mu muhate wabo, bikomotse mu bwenge bwabo, bikomotse mu buryo bwabo. Bibananiye bihangira ukundi gukiranuka, maze bakabona ko ayo mategeko bihangiye cyangwa se ntago bayihangiye bashaka gukurikiza kubw'umwete batabishoboye, ahubwo bibahindura indyarya, bakajya batota abandi ngo bayakurikize ariko bo batabishoboye. Ariko muri sosiyete barubahwaga cyane. Yenda hari yo baza kuba bariho uyu munsi wabita abarokore. Abantu bitwa abarokore uyu munsi kuba atari abarokore, ahari yenda nanjye hari unyita umurokore, yenda nawe hari ukwita umurokore, ariko twe twitwa abarokore
kugira ngo dutangaze inkuru y'uko twarokotse, ahubwo dukoresha ubumenyi buke cyane dufite mu by'ijambo ry'Imana ducira bene wacu imanza, kandi ijambo ry'Imana ritubuza guca imanza. Yesu rero muri Matayo 23 arababwira ati muri indyarya, dore mwikoreza abantu umutwaro mutabasha gukozaho n'umutwe w'urutoki, mwebwe ubwanyu mutahangana no gusunikisha urutoki. Dore kubera uburyarya mwirirwa mwihanisha abantu, muzerera mu mihana, mushaka umuntu umwe mwahindurira kwizera kwanyu. Ariko iyo umuntu akunze akabemerera, ahinduka mubi inshuro ebyiri, kubera yuko ibyo mwavugaga ari amagambo gusa atari imibereho. Ariko abafarisayo barubahwaga, bari abarokore b'intangarugero b'icyo gihe. Abo nibo Nikodemu yararimo. Ikindi ijambo ry'Imana ritubwiye nuko yari umutware. Yari umutware mu buhe buryo? Ejo twabonye yuko Nikodemu yari mu itsinda ry'inama nkuru y'igihugu bitaga Sanhedrin, yahuzaga abaroma n'abayuda. Muribuka ko icyo gihe mu gihe cya Yesu Roma yari yarakolonije isi yose. Nikodemu twamuganiriyeho, ariko dutahanye Nikodemu ntacyo twaba dutahanye. Ahubwo ndagira ngo twihuse twite ku cyo Yesu yamubwiye. Yesu yabwiye Nikodemu ngo ikigukwiriye Nikodemu ntabwo ari uko ngusobanurira nkumara amatsiko ku byerekeranye n'ingoma y'Imana, ntabwo ari uko nkubwira byinshi mu by'umurimo nkora, ahubwo ikigukwiriye ni uko uvuka ubwa kabiri. Amen. Ikinkwiriye ni uko mvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ikigukwiriye ni uko uvuka ubwa kabiri. Kandi twabonye yuko Nikodemu yigishije nkana, kuko yari isanzwe ari inyigisho Yohana yigishije yo kuvuka ubwa kabiri, ndetse no mu Bayuda iyo nyigisho yabagamo yuko iyo umuntu yahindukaga akava mu idini yabo akaza mu idini y'Abayuda, bavugaga ko avutse ubwa kabiri. Ariko Nikodemu yigiza nkana cyane, abaza Yesu ati se ko ndi umugabo, umuntu yabasha gusubira mu nda ya nyina kandi akuze akongera akavuka? Yesu ntiyamubwira ngo oya siko nabivuze, ahubwo ahita mu ndahiro yari yamukoreye amukorera indi ndahiro. Muribuka yuko nabwiye ko ahantu handitse ngo ni ukuri, iyo Yesu yajyaga kuvuga ngo ni ukuri, yarabanzaga gusa n'ugiye kurahira akazamura akaboko agahamiriza abantu. Yesu ntabwo yavuga ngo akagira gutya ngo Yesu yavuga ngo ni ukuri. Umucyo w'ijuru, imbaraga z'Imana zikarabagirana muri we. Arongera abwira Nikodemu ati ni ukuri nutabyarwa n'amazi, ntubyarwe n'umwuka, ntubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwo ngeze ku murongo wa 5 w'igice cya 3 cya Yohana. Arangije Yesu aramubwira ngo abona Nikodemu abaye perdi, arabuze. Abonye abaye nk'ubuze kubyarwa n'amazi akabyarwa n'umwuka. Nimugoroba rero aho niho twashinze twashyize akantu, niho twasoreje icyigisho cyacu, twibaza kubyarwa n'amazi no kubyarwa n'umwuka. Mbese iyo ntarabegera biba bitaratungana neza. Ikibanza ni iki? Tubanza kubyarwa n'amazi cyangwa tubanza kubyarwa n'umwuka? Murumva ari iki kibanza? Abavuga ko tubanza kubyarwa n'umwuka bari he? Okay. Abavuga ko tubanza kubyarwa n'amazi bari he? Ndagira ngo mbabwire ko Yesu yavuze ngo ikigukwiriye nuko ubyarwa n'amazi n'umwuka. Ntabwo Yesu yavuze ngo nuko ubyarwa n'umwuka n'amazi, sibyo? Amazi mu buryo yakoreshejwe
tugiye kwiga amazi. Amen. Tugiye kugenza gute? Tugiye kwiga amazi. Amazi niyo babatiza tujya tuyibona bibiza umuntu ngo bishushanya gupfa kandi bakamuzura. Ni ukuvuga ngo amazi arashushanya urupfu. Ukwiye gupfa kuri kamere wavukanye, kuri Adamu wa mbere, ukabeshwaho n'umwuka kuri Adamu wa kabiri. Amazi ahagarariye Adamu wa mbere. Tugomba gupfa kuko Adamu wa mbere yatuzaniye icyaha. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 haranditse ngo, Abaroma 5:18 ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyahesheje abantu bose iki? Cyahesheje abantu bose urupfu, ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ari we Kristo gihesha bose ubugingo bugenje gute? Ubugingo buhoraho. Haleluya. Kubyarwa n'amazi ni ukwemera gupfa, ariko Imana ibyayo biratangaje. Ishaka ko dupfa tukiriho, ariko Satani washaka yuko dupfa. Hari impfu ebyiri, munkurikire neza. Hari urupfu Imana ishaka ko dupfa. Imana ishaka ko dupfa kuri kamere, ariko Satani nawe arashaka ko dupfa. Ariko Satani ashaka ko dupfa tubuza ubugingo buhoraho, dupfa byiteka ryose. Rero Yesu yabwiye Nikodemu ko ikimukwiriye ari ukubyarwa n'amazi ndetse n'umwuka. Nikodemu, siga icyubahiro cyawe. Nikodemu, ndabizi uba mu nama nkuru y'igihugu. Icyakubera cyiza ni uko icyo cyubahiro ukomora muri sanidre ugishyira hasi aha twicaranye. Nikodemu, ndabizi uri umuyuda butwi. Icyakubera cyiza ni uko ubuyuda bwawe n'ubufarisayo bwawe ubushyira hasi. Nikodemu, ndabizi uri umukire. Ni wowe utumye uru rusengero rusuku nguku no utangwa amafaranga yawe kugira ngo rutunganywe. Ikigukwiriye ni uko iyo mirimo myiza, haleluya, imirimo myiza nayo tugomba kuyihana. Turi kumwe? Muti umubwiriza waje ahangaha ni umubwiriza w'inzaduka, mukuru w'itorero. Ejo nzagaruka. Imirimo myiza nayo tugomba kuyihana, niba twibwira ko iyo mirimo myiza izaduhesha ijuru. Niba nibwira ko kubwiriza gukora amavuna byatuma mbona ijuru, ariyo mpamvu yo kujya mu ijuru, ibyo nkwiye kubipfaho. Sibyo? Nkwiye gupfa ku mirimo. Niba wibwira ko kuba umukuru w'itorero mukuru byaguhesha ijuru, ibyo nabyo ukwiye kugenza gute? Imana irashaka yuko tworoha cyane ibi bintu byose byaturemereye twishyizeho, tukabishyira hasi. Iyo abantu bari mu mazi, ubwato bwenda kurohama, bafite ukuntu bagenda bajugunya imizigo. Turi kumwe? Bajugunya iki? Imizigo, kugira ngo ubwato bworohe. Abagenzi bajya mu ijuru rero bahamagarwa bava mu gihugu cyitwa igihugu rimbukiro, igitabo cy'umugenzi mu Kristo agenda. Ariko reka ntanga urundi rugero rworoshye kugira ngo mubyumve. Hari umuntu wabonye urupangu rw'inka? Urupangu rw'inka aho batera inka umuti. Iyo inka zijya guterwa umuti ziba ari nyinshi, ziri ku nama ari nyinshi ku kibuga, maze umushumba cyangwa abaveterineri bagiye kuzitera umuti bakazihinda bakazikabukira, zikagenda zinjira ahantu ari eshanu, ari eshatu, ari ebyiri, ikazagera ubwo igera ahantu itakibasha guhindukira. Sibyo? Bakabasha kugenza gute? Kuyitera umuti. Inzira ijya mu ijuru yitwa ngo ni inzira ifunganye, kandi koko irafunganye. Dutangira turarikwa n'amadini atandukanye tubamo, tukabwirwa ubutumwa turi ikivunge, turi benshi. Icyo dukoresha ubwo butumwa twumvise gihinduka icyawe ku giti cyawe. Reka mbivuge mu yindi mvugo, ushobora kuba mutarimo kunyumva neza.
twatsindishirijwe, twahawe agakiza twese nk'inyoko muntu. Amen. Reka tujye ku Bisiraheli, ntabwo muranyumva. Abisiraheli bambuka inyanja itukura bava muri Egiputa, bambutse bangana iki? Basagaga 2 miliyoni. Ariko bageze mu butayu, batangiye urugendo rwitwa urugendo rwo kwezwa, buri wese yarukoze ku giti cye. Ni byose byo ibyerekeranye n'agakiza ni iby'umuntu ku giti cye, kandi umuntu ku giti cye agomba kwiyambura ya mapeti yose isi yagenje gute, yatwambitse, tukazagera ku rwego tuvuga ngo si jyewe uriho ahubwo ni Kristo muri. Ariko mwabonye umugabo ubeshwaho n'undi mugabo? Abagabo bari hehe? Abagabo turiremereza cyane, sibyo? Kugeza ubwo umugabo avuga ati burya jyewe mureba sijye uriho ahubwo hariho Kristo muri. Naho Imana ishaka kungeza, naho Imana ishaka kugeza. Rero Yesu abwira Nikodemu ngo burya ikibyarwa, ubwo ni ku murongo wa kangahe abantu turi kumwe? Ku murongo wa 5 cyangwa ndibeshya no wa 6, ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni iki? Ni umubiri. Ariko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni iki? Mu yandi magambo, ukwiye gupfa ku mubiri ukabeshwaho n'iki? N'umwuka. Noneho Nikodemu nanone arongera arazimira. Yesu arongera amubwira ku murongo wakurikiyeho ngo erega umuyaga urahuha, ukabona guhuha kwawo uranyeganyeza amashami, urahanura ibibabi, ariko ngo ntawe umenya iki? Handitse ngo iki? Tutaza kubeshyira Bibiliya ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bigukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ni nako wabyawe n'umwuka wese amera. Haleluya. Ntago birumvikana, ntago birumvikana. Reka mbahe urundi rugero. Urakire? Umubyeyi twashingiye umukobwa w'inkumi, sibyo? Umukobwa w'inkumi muze kumutindaho, turagenda tumugarukaho. Maze kubw'umugisha w'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana arasama. Kandi mu gihe yasamye, ababyeyi bajijukiwe n'ibintu by'inda no gutwita bazi ko inda igira ibihembwe bingahe? Igira ibihembwe 3. Kandi mu gihembwe cya mbere uwo mukobwa twashingiye nicyo arimo, nawe ntazi ibyo ari byo, ariko aratekereza ko yasamye. Ariko inda iragera aha ngaha, umubonye yamenye ko yasamye, ariko yagenje gute? Mwuka wera akora umurimo we bucece. Amen. Ngo umuyaga urahuha, ukabona guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ugenza gute? Aho ujya. Amen. Iyo nda turaza kuyigarukaho, reka twikomereze. Nikodemu rero biramuyobera, bimucanze, aravuga ati ibyo bishoboka bite? Abaza Yesu. Muribuka ko yatangiye atengurwa, amagambo yashize ivuga ubutware bwe n'ubutwari bwe byacishijwe bugufi. None hatangiye kubaza Yesu ati nsobanurira ibyo bishoboka bite? Yesu arongera amwitegereza. Ariko Nikodemu wiriwe, nturi umwigisha, ukaba umwigisha w'Isiraheli, ntumenye ibyo kubyarwa ubwa kabiri? Yesu ati ukaba umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Murongo wa 11 Yesu arongera aramurahira. Muri iki cyigisho nababwiye ko Bibiliya iramutse ihiye ariko hakarokoka uru rupapuro, n'iki gice twakomeza tukagira iby'ubugingo. Amen. Twakomeza tukagenza gute? Tukagira iby'ubugingo. Yesu yarahiye 3, arongera amurahira. Nukuri
ni ukuri. Ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi, amen, duhamya ibyo twabonye. Ubwo nabwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzabyumva muti? Ko nkubwira iby'isi ubasha kumva, ntubyumve ninkubwira iby'ijuru ko navuye mu ijuru uzabyumva ute? Ariko aho nshaka cyane ni umurongo wa 13, umurongo wa 14, ngo kugira ngo nibura ibitekerezo bya bya Nikodemu bigerageze kugaruka kuri rezo, abashe kumubwira ibyo yumva. Aramubwira ati noneho ubwo wasomye cyane ukaba uri incabwenge uhugutse cyane, reka tujye mu mateka y'Abisiraheli. Uribuka bene wanyu basogokuruza banyu bari mu butayu? Uribuka inzoka ibarya? Uribuka ko Mose yacuze inzoka akayimanika? Uribuka ko gusa kuyireba byari bihagije kugira ngo ubumara bukuvemo? Ariko muri siyanse isanzwe umuntu yariwe n'inzoka. Inzoka ifite ubumara, ubwo bumara bwabaye transfere bwinjiye mu muntu. Uburyo busanzwe ni ukugombora uwo muntu, siko bimeze? Ugakoresha ikintu gifatika. Aka kayaga karamfasha ntacyo bitwaye. Inzoka yariye umuntu ni ikintu gifatika, n'ubumara yinjije mu muntu. Nibura wakagerageje, hari abakoresha amakara bagahita basiga amakara aho inzoka imuriye, hari ababasha gutwika aho inzoka iriye ngo ubumara busohoke. Hari uburyo butandukanye abantu bashobora gutekereza bwo kugombora. Ariko twariwe n'inzoka? Twaba hari inzoka yigeze kuturya? Haleluya! Haba hari inzoka yigeze kuturya? Mu mateka ya muntu twabonye ko muri Edeni inzoka yaganirije ababyeyi bacu. Iriya nzoka rero, inzoka ishobora kukuruma, ariko ishobora no kuguhumanya iguciriye. Turacyari kumwe? Inzoka ishobora kugucira nabwo ugapfa, siko bimeze? Inzoka rero yateye Eva, icyo yakoze kirenze kumuruma, kirenze kumucira. Hari ubumara iriya nzoka yinjije muri Eva, isa n'iriye ibitekerezo bye, ituma Eva atakaza ishusho y'Imana yari muri we. Ahantu rero bigoraniye nuko twebwe nk'abantu b'abanyabyaha duhora dushaka kurwana no kwirwanirira, dushaka ko batugombora bakoresheje ahari umwambi bakakurasa, bakoresheje ahari simbizi ubwo bugombo babwita uwo muti ugombora. Ariko Imana uburyo yashyizeho bwari ubwo kurarama gusa ukareba kuki? Amen. Ukareba ku nzoka iri ku musaraba. Ntago muranyumva? Yesu ubundi twabonye yuko yahoze ashushanywa n'umwana w'intama. Amen. Kuki mutibaza ngo yaje gushushanywa n'inzoka gute? Kuko iriya nzoka yari ihagarariye ishinze ku musaraba. Iriya nzoka iri ku musaraba yashushanyaga Yesu. Abemera batyo ni bande? Iriya nzoka yashushanyaga Yesu. Ariko ikintu kinejeje ngira ngo mwumva ahangaha nuko iriya nzoka ntago ari inzoka bishe nibamara kuyica bayishyire ku musaraba. Ni inzoka yacuzwe, cyari igishushanyo cy'inzoka. Amen. Yesu yemeye kwambara ishusho y'umuntu, ariko Yesu ntago yabaye umuntu w'umunyabyaha nkanjye. Yesu ntiyari wowe, Yesu ntiyari jye. Yesu yari igishushanyo cyacu, yemeye kwishushanya n'umunyacyaha ariko ntiyakoze icyaha. Amen. Yesu yemeye gufata ishusho y'inzoka ariko ntiyahindutse iki? Yahindutse inzoka. Rero Yesu yagaruye ibitekerezo bya Nikodemu, aramubwira ati ubasha kuba utanyumva, ariko reka nkubwire, ibuka yuko Mose yacuze inzoka kandi abantu bose batinyutse kuyirebaho, ubumara bw'abasohokagamo. Amen. Kureba ku nzoka, icyo gikorwa kivuze iki? Ni igikorwa kivuze ngo nizeye uvuze ko ibyo avuze ari ukuri. Nibyo?
ibyo uyu muntu ambwiye reka mbigerageze ni ukuri, siko bimeze. Ariko hari abantu benshi bapfuye, ariko muri bukubundi kugira ngo baribwe n'inzoka uko byari byagenze. Reka no kujya mu mateka menshi, ariko baracumuye bageze mu kibaya cy'Imowabu benda kugenza gute kugera i Kanani. Bamaze kwanga kujya i Kanani ku nshuro ya mbere ku rugabano rwa Yorodani, maze bahindukiye ngo basubiye muri Egiputa, inzoka zigenza gute? Inzoka zirabarya. Muribuka Kalebu na Yosuwa yuko bagiye gutata bajyanye n'izindi ntasi nyinshi 10, bari 12. Igihe bagarukaga abantu 10 bazana inkuru y'incamugongo. Kalebu na Yosuwa bagerageje kuvuga bati ibyo muvuga ni ukuri, cya gihugu ni cyiza, n'abantu bariyo nibihangange, koko niba nini kuri twe, ariko mu izina ry'Uwiteka tuzabarya nk'imitsima. Igihe batangaga inkuru nziza, abandi baciye bugufi batora amabuye ngo batere. Ariko ibyo sibyo nshaka ko tuganiraho. Ndagira ngo mbabwire gusa yuko Yesu yatanze urwo rugero rwamushushanyaga, abwira Nikodemu. Ariko twihute, iki inzoka kirumvikanye. Yesu ntiyari inzoka, ahubwo yafashe ishusho y'inzoka kugira ngo abashe gucungura inzoka, abariwe n'inzoka. Nibyo? Kugira ngo abashe gucungura abariwe n'inzoka. Ariko ntago ari aho ngaho ubutumwa bwa Yesu bwagarukiye. Nikodemu rero noneho yumvise atangiye kugarura akenge. Uzi ko umuntu arimo kubwira ibintu ukumva umeze nk'uwasinze, ibintu byakurenze, sibyo? Yesu abonye Nikodemu noneho atangiye kugarura akenge, agize aho afatira ikiganiro cya Yesu, Yesu aboneraho kumumenera amabanga y'agakiza. Yesu aramubwira ati ku murongo wa 15, kugira ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Uwo ni umurongo wa 14. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Uzizera uwo mwana wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. None uyu murongo wa 15 w'igice cya 3 utandukaniye he n'umurongo wa 16 w'igice cya 3? Umurongo wa 16 mwese murawuzi, ni umurongo ufite ikibazo, ariko ubundi n'umurongo utanga agakiza, utanga igisubizo. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, twagiye byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ntago muntunguye, nari mbizi ko mubuzi, nari mbizi ko muri busubiremo, ariko kumva ahantu hari ibanga rya Satani. Yemeye ko tuwufata mu mutwe, yemera ko tuboroka abana batoya, nicyo duheraho tubigisha, ariko aduhisha cyane ubusobanuro bwawo. Muracyankurikiye? N'abantu bake babasha gusoma uyu murongo batuje, bawutekerezaho, bagasobanukirwa n'icyo uvuze. Umurongo wa 15 ngo kugira ngo umwizera wese abone, ni ukuvuga iyo nzoka nimara ngo niko umwana w'umuntu akwiriye kumanukwa, umunsi yamanitswe nibwo umwana w'umuntu azabona ko azabasha guhabwa iki? Ubugingo buhoraho. Reka tugendane twumve neza ijambo ry'Imana. Ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa, umwizera azabona guhabwa ubugingo ari uko umwana w'umuntu yamanitswe ku musaraba. Nibyo? Kuko Yesu wavugaga atyo yari ataramanikwa, yavugaga inkuru y'ikizaza, yavugaga plani Imana ifite. Ariko arangije ku murongo wa 16 aho bitandukaniye, avuga impamvu nyamukuru yo kubaho kwa muntu n'umugambi Imana imufitiye. Amen. Ejo nababwiye ngo Bibiliya iramutse ari urupapuro rumwe yaba iki gice cya 3, kandi iramutse isigaye ari umurongo umwe, uyu murongo kaboneka ukarokoka, n'ubundi twaba dufite iby'ubugingo buhoraho. Amen. Kuko Imana icyo yagambiriye, Yesu yasobanuye Nikodemu impamvu yo kubaho kwa muntu n'impamvu Imana n'umugambi Imana imufitiye. Ngo kuko Imana yakunze, ntago urukundo rw'Imana ari urukundo rwitwa
nta reciprocity, ntabwo ari urukundo rwa mpanguhe. Imana yarakunze. Niyo dusoma hari igihe twica ikinyarwanda. Mu zindi ndimi iri jambo ryo gukunda risobanuye mu mpitagihe. Imana yarakunze, Imana yakunze abari mu isi cyane bitewe n'ukuntu yabakunze. kandi haleluya, ariko yabakunze ryari? Mutekereza ko Imana yabakunze ryari? Haleluya. Ngo kera cyane isi itararemwa twacunguriwe muri Kristo. Amen. Twacunguriwe muri nde? Muri Kristo. Kubera yuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kera cyane bakundiye muri Kristo, mbese mu yandi magambo Imana yakunze Kristo idukunda turi muri we. Amen. Ibyo rero byatumye n'ubundi imutanga kugira ngo itubone. Ariko reka ngaruke ku buturo bwera, mutagira ngo natayisije. Ejo twaganiye ku buturo bwera, tuganira ibyari bigize ubuturo bwera. Twari tugeze he kubakurikira? Twari tugeze ku gikarabiro, ariko abandi umenye mwarabyibagiwe. Ubuturo bwera bwari bugizwe n'urugo, bukagirwa n'igicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo kuko tutabanye cyari ikimenyetso aho ibitambo byose byatambirwaga, gihagarariye ntama w'Imana wagombaga gutambirwa i Kalvari ku musaraba. Hanyuma icyakurikiragaho ni igikarabiro. Umuntu wamaze kwizera iby'agakiza yaherewe muri Kristo atabishidikanyaho, apfa kuri kamere ye, akabeshwaho n'ubugingo buhoraho. Amen. Akabeshwaho n'umwuka w'Imana. Uwo ni wo mubatizo. Niyo mpamvu umutambyi yakarabaga, bagitaga igikarabiro. Ukava aho bita mu rugo ukajya mu mugabane ukurikiraho, wakwagaho ibimo ibintu bitatu, harimo ameza y'imitsima 12, hakabamo igitereko cy'amatabaza 7, hakabamo icyoserezo cy'imibavu. Imibavu yahoraga ihumuza aho ngaho. Hakaza umugabane wa gatatu witwaga ahera cyane. Haleluya. Ndagira ngo mu minota itarenze 15 dusigaranye tuganire kuri iyo migabane itatu. Dutinze cyane muri iyi minsi 2 mu rugo murufate nk'ariya muri parikingi. Mu rugo siko bimeze? Cyangwa se mu rugo muhita ahangaha twicaye aha tuhita hera, hariya ku ruhimbi tuhita hera cyane. Kubera iki twatinze mu rugo? Ni ukubera yuko mu rugo ni umugabane, mbivuze mu mvugo y'agakiza, witwa gutsindishirizwa. Amen. Ni umugabane utureba twese. Kera cyane iyo ndimo kuvuga ayo masomo ngo Pawulo nabivugaga ngo kera isi itararemwa twacunguriwe muri nde? Muri Kristo. Muri nde? Muri Kristo. Aho niho twaherewe agakiza. Amen. Nta mutambyi, nta munyabyaha n'umwe wazaga ngo agere hariya mu rugo. Reka tubigereranye n'urugendo rw'Abisiraheli. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 10. Ejo twarahavuze igice cya 10. Hahuriye hate n'ubuturo bwera turimo kwiga? Abakorinto ba mbere igice cya 10 haranditse ngo bene data, sinshaka yuko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri cya gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Reka mengarukiye aho ngaho. Muhumure iminota yanjye ndayubahiriza. Pawulo yibukije Abakorinto arababwira ati bene data, bakristo bavandimwe, sinshaka yuko mutamenya yuko basogokuruza igihe bavaga mu butayu, ariko igihe bavaga muri Egiputa, bavuye muri Egiputa bate? Reka twibukiranye. Bavanywe muri Egiputa nuko hateye ibikeri. Ibikeri ntibyateye. Bavanywe muri Egiputa nuko hateye inda. Bavanywe muri Egiputa nuko hateye umwijima.
nuko amazi yahindutse amaraso. Bavanywe muri Egiputa niki? Bavanywe muri Egiputa nuko kuri kiriya gicaniro cy'ibitambo hari intama yari yasogoswe. Buri rugo, murimo kwibuka Pasika y'Uwiteka kuva igice cya 12. Mose yabwiye Abisiraheli ngo ukuri k'Uwiteka yavuze ngo buri muryango wose ufate umwana w'intama utarengeje umwaka, umwica umukati ijosi, ufate amaraso yawo, ufate utwatsi twitwa ezobu, usige ku nkomanizo n'uruhamo rw'umuryango. Kandi nimumara gukora ibyo ngibyo, nimurangiza mufate uwo mwana w'intama mu murye ugenje ute? Wokeje. Mumurishe imboga zisharira n'imitsima idasembuye. Kandi ibyo mubikore mukwesa inkweto mufite inkoni mu ntoki. Mwiteguye kugenza gute? Mu magambo make n'abatindije, Abisiraheli bari muri Egiputa bose bacungujwe amaraso y'iriya ntama. Niyo yatumye marayika wazaga aje kurimbura, ari nawe wemeje Farawo kurekura ubwoko bw'Imana atambuka. Aribyo byitwa Passover cyangwa guhitaho, kunyuraho, ariyo Pasika y'Uwiteka. Amen. Ukuntu mundeba ntago mubyumvise pe. Abisiraheli nta yindi mbaraga yabakijije keretse amaraso yari asize ku muryango. Ayo maraso yari amaraso ya ntama w'Imana. Amen. Kandi igihe bagendaga bamaze gusiga ayo maraso, bafashe inzira bagiye. Ubundi kubazi uburasirazuba bwo hagati aho Egiputa iri, Egypte cyangwa se Egiputa ihana umupaka munini n'igihugu cya Isiraheli w'ubutaka mu butayu bwa Sinayi. Uyu munsi aho hantu harasurwa, haracyahari. Wakwibaza ngo bagiye bate kujya kumanuka ngo batane inzira ijya iwabo, bamanuke bajya guca ku nyanja? Icyari kibajyanye umuntu wamaze kwemera igitambo cy'Ikaruvari, umuntu wese wamaze kurya ku mwana w'intama, yemeye ko agakiza ke nta handi gakomoka keretse muri Kristo. Igikurikiraho ni umubatizo. Amen. Imana yarabwiye ngo nuko muze tujye hehe? Nuko tujye ku mugezi duhurire nabera ku mugezi, umugezi utunganye w'Imana. Amen. Haleluya. Imana yafashe itsinda ryose ryamaze kurya ku mwana w'intama, ryamaze gusiga amaraso ku nkomanizo, bamaze kurokoka. Marayika kurimbura amaze kubarokora, bose ajya kubatiza munsi muri ya nyanja yitwa inyanja isa, inyanja y'umukara, inyanja y'umunyu, kukiriya nyanja yitwa inyanja itukura. Ibintu byose ngo bifataniza hamwe kutuzanira ibi byose bigamije agakiza kacu. Ruguru hari inyanja Mediterane, hari inyanja nyinshi mu mateka. Kuki inyanja yiswe inyanja itukura kandi bakishijwe n'amaraso atukura kandi bose bakarokoka? Byari umugambi w'Imana. Baramanuka bajya kubatizwa. Pawulo ashira amanga cyane, yuzura mwuka w'Imana, aravuga ati bene data, sinshaka yuko mutamenya yuko basogokuruza bose bo hatabuzemo n'umwe. Iyo bigeze ku ngingo yo gutsindishirizwa abayobozi, mujya mwumva bizera bavuga ngo ariko se ngo ko twatsindishijwe ngo ubwo tubigenze gute? Ngo ubwo bishatse kuvuga ngo twiyicarire iyo ngingo igirwaho impaka, imirimo se tuyikore bigende bite? Mu gutsindishirizwa nta kurobanura. Amen. Ntago batsindishijwe abicaye aha maze bibereye mu kabari, abarimo gukora ibyaha hirya no hino bakabata. Twese twatsindishirijwe na Kristo. Niyo mpamvu Imana yadukunze tukiri muri we isi itararemwa. Amen. Ngo basogokuruza bose babatirijwe muri cya gicu, mu nyanja yigenje gute? Yigabanije. Amen. Pawulo asobanura neza kuri kiriya gicaniro cy'ibitambo yuko bose babatijwe, bose bejejwe, kandi bose bakarabizwa muri ya nyanja. Amen. Ariko kugira ngo mbamare amatsiko mudatahana urujijo, ntago agakiza kacu karangirira ku byerekeranye no gutsindishirizwa gusa.
hari umugabane witwa umugabane we kwezwa, ari wo mugabane uba ahera. Iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana muri uyu murongo tukagera, reka mpasome nihuse, ku murongo wa 4 ngo kandi bose bakanywa kuri cya gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyarinde cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu barapfa barashira. Bigenze bite se ko abantu bose bakijijwe, abantu bose batsindishirijwe, abantu bose babatijwe, abo baje kuzira iki? Ni ukubera yuko iyo tumaze kwemera iteka yacu muri Kristo, agakiza Imana yaduhaye hashize imyaka 2000 gatanzwe, dutangira urugendo rwitwa kwezwa. Amen. Nababwiye umugore wasamye uri mu gihembwe cya mbere, mwebwe abaturanyi ntimuzi ko afitwa twite, nta kimenyetso na kimwe cy'inda afite, sibyo? Ariko hari igihembwe cya kabiri. Haleluya. Ahatangira kunanirwa akagenda yifashe gutya, inda imuvuna. Icyo ni igihembwe cya kangahe? Igihembwe cya kabiri. Turi kumwe? Igihembwe cya kabiri ku mugore kiramuvuna kuko yatangiye kuremererwa. Igihembwe cya kabiri kiramuvuna. Urugendo rwo kwezwa rero rwagerageje Abisiraheli, abenshi muri bo bapfira mu butayu. Umuntu w'Imana Stefano asobanukirwa nuko icyatumye barimbukira mu butayu ari uko nubwo bajyaga muri Ikanani bavuye muri Egiputa, imitima yabo ngo yasigaye muri Egiputa, bakomeje kugendana ubunyegiputa, niyo mpamvu barimbutse barapfa barashira. Abakristo b'uyu munsi bavuga yuko bava muri Egiputa y'isi bakagana Ikanani yo mu ijuru. Abenshi barimo kurimbukira muri ubu butayu kubera yuko bavanga ukuri bakavanga na kamere. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko batigeze babyarwa n'amazi, ntago bigeze bapfa ngo babeshweho n'umwuka. Murankurikiye? Ikirimo gutera akaga gatuma hari urudubi mu itorero, hari urudubi mu miryango, utabasha kuvangura umukristo n'utari umukristo, ni ukubera yuko imitima yacu yagumye mu isi, ntiyagira inyota, ntiyimuka ngo itumbire cyangwa igane Ikanani. Abantu babiri, Kalebu na Yosuwa, nibo bari bafite umutima wizeye iby'Ikanani, kubera ko bavuze bati nubwo bimeze bityo Imana yavuze. Amen. Urugendo rwo kwezwa mu butayu ubundi ni ahantu h'ibigeragezo, kubera ko ubutayu ababugezemo ni umucanga wumye, utwikana, umena amaso, utagira igiti kiwumeramo, utagira imigezi. Mu butayu ni ahantu heza ho kugeragerezwa. Ariko mu butayu tuhabonera manu. Tuzabyiga ejo yuko iyo twinjiye ahera, ikintu cya mbere duhingukiraho tukigera ahera ni ameza y'imitsima, ngo dutungwe n'ijambo ry'Imana. Nubwo Satana tuzunguza cyane, ariko dukomeze gushikama. Mwari mwabona agati umuyaga uhuha, amababi amashami akagenda agakora hasi, ariko gakomeza kagenza gute? Kakema, kuko gashinze hehe? Imizi yako irutinze kure cyane, ishinze kure. Natwe Imana ishaka yuko nitumara kumenya iyo nkuru nziza dutangira gutungwa na manu, ari wo mutsima w'ubugingo. Amen. Nababwiraga yuko igikorwa cyo kuva muri Egiputa tugakandagira hakurya y'inyanja itukura cyakorewe abantu bose ku buntu, ariko igikorwa cyo kwambuka umugezi witwa Yorodani cyabaye igikorwa kidasanzwe. Abenshi bari barasigaye muri ubwo butayu. Icyo gikorwa cyo kwambuka Yorodani bagakandagira mu kindi gihugu cyitwa hehe? Iyo ibavuye mu butayu bakambuka Yorodani bageze hehe? Haleluya. Agaze ku nkengero ya Yorodani, nubuye amaso mbona iki? Mbona igihugu cyiza. Niho ibyanjye bigenje gute? Kanani yashushanyaga Kanani yo mu ijuru abana b'Imana bazajyamo. Rero hirya yo kwezwa hari undi mugabane uzashyira akadomo ku byerekeranye n'inama y'agakiza,
witwa guhabwa ubwiza. Amen. Yanda rero wa mubyeyi atwite uri mu gihembwe cya kabiri yimutse agiye mu gihembwe cya gatatu. Mu gihembwe cya gatatu rero uwo mubyeyi ahora ari standby, aba adakwiye gukora ingendo za kure, ahubwo akaba hafi y'ibitaro kuko isaha iyo ariyo yose yabyara. Siko bimeze? Kandi umubyeyi yabukikiye uruhinja bahawe iki? Wabijyanye no guhabwa ubwiza. Ndagira ngo mbabwire yuko bageze i Kanani batuye imitwaro bariruhutsa. Bari bageze muri gakondo yabo bavuye mu ki? Mu bubata. Amen. Icyo Imana iturarikira nuko twemera agakiza kacu twahawe muri Kristo, nuko twejeshwa amazi Imana itwejesha ari yatwisha kuri kamere, tugatungwa n'umwuka wera ari wo utuma tugenda mu butayu tukazabasha kwambuka uruzi Yorodani tugahabwa ubwiza. Ubwo twize ibintu bikurikira. Twize ubuturo bwera bufite imigabane itatu. Twize mu rugo ko hashushanya gutsindishirizwa. Twize ahera ko hashushanya kwezwa. Twize ahera cyane ko aho hera cyane ariho abantu bava bafite ubwiza. Amen. Guhabwa ubwiza. Twize Abisiraheli bambuka barya Pasika, bambuka inyanja, ibyo wari umugabane wo gutsindishizwa kuko byabaye kuri bose. Twize urugendo rwo mu butayu yuko bari muri urwo rugendo ariho berejwe. Kandi tubona yuko kwambuka Yorodani ari ukugenza gute? Ari uguhabwa ubwiza. Amateka y'Isirayeli atwereka iki? Tumaze igihe muri uru rugendo, habayeho igihe cyo kudutsindishiriza i Karuvari. Habaho imyaka y'umwijima aho ubukristo bwabaye ikibazo, Kiliziya Gatolika yabutsindagira cyane, yabupfukamira. Umwijima ukwira isi yitwa imyaka y'umwijima. Ubu turi mu gihembwe cya gatatu aho ijambo ry'Imana ryongeye kurasira umucyo ukamurika mu bana bayo. Uyu munsi akaba nta rujijo burimo, tukaba turi mu gihembwe cya gatatu. Isaha iyo ariyo yose Kristo yabyara, itorero ryataha isaha iyo ariyo yose. Ndabararikira bana b'Imana gutekereza neza, mukazirikana ko duhagaze ku nkengero ya Yorodani. Isaha iyo ariyo yose twakwambuka. Mube maso. Umukwaraje arivugira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kandi ngo ninza nzagororera umuntu wese ibikwira ibyo yakoze. Imana y'amahoro itugirire neza, isobanura amagambo yayo uko niyo bugingo, mu izina rya Yesu.